Akenshi na kenshi abantu dutakaza umwanya tukawutakaza mu bintu bitadufitiye akamaro ndetse ibintu bishobora kutugiraho ibyago cyangwa bikatubanisha n'abandi nabi, tukirirwa mu magambo ndetse no mu bikorwa bishobora kutugayisha ndetse no kubabaza abandi, aho kwirirwa mu bintu bidufitiye inyungu ndetse bifasha no kugera ku nzozi zacu. Rimwe akenshi ibyo bintu bikaba byatugiraho ingaruka mu mibanire yacu ndetse n'abandi bantu, ariko burya wari uzi ko ushobora gukoresha igihe cyawe neza, ugakoresha umwanya wawe neza ndetse n'ibitekerezo byawe ku nyungu zawe. Burya umuntu wese aba agomba kwirebaho mbere y'uko areba abandi, kandi ibyo byose bigakorwa mu buryo bukuganisha ku nzozi zawe ndetse no kugera kuri byinshi umuntu ashobora kugeraho no kwifuza. Birashoboka kuba ari ibintu by'umutungo cyangwa amafaranga cyangwa ibindi bintu byose wifuza mu buzima bwawe, dore ko burya ubuzima bwa muntu bwifuza byinshi kandi burya ibyo byinshi bikaba bifite umumaro kuri wo kandi abona ari byo by'ingenzi kuri we. Burya kwiriza umunsi wose utagize icyo ukora ku nzozi zawe burya ni ikosa ribi cyane. Rero burya umuntu aba afite intego ndetse n'inzozi yifuza kugeraho, kandi izo nzozi zikaba ari byo bimuraje ishinga kandi yifuza mu buzima kuba yakumva ko abigezeho yaba ageze ku rwego rwa rundi rumushimishije, rwa rundi yumva ko ubuzima bumuryoheye ndetse ni no mu cyerekezo cyiza. Izo nzozi rero buri wese arazigira, kabone niba waba udafite intego ariko izo nzozi urazigira ukagira icyo wifuza gutunga cyangwa kugeraho cyangwa kuba. Ushobora kuba wifuza gutunga inzu nziza, umuryango mwiza se, cyangwa inzozi zindi nazo zishobora kuza mu mutungo, gukora umwanya, kugera mu mwanya runaka cyangwa kugera kuri porofesiyo runaka, kandi ibyo byose burya nabyo ni inzozi. Rero burya kubara umunsi wose utagize icyo ukora kuri izo nzozi zawe uba uri mu ikosa, ndetse kandi buri iryo kosa uba urimo uratakaza umwanya wawe w'ubusa, kandi burya umwanya ni ingenzi mu bintu byose. Burya unacunze neza ikintu cyose ubona kikukikije cyose ushobora kukibarira mu mwanya. Ndavuga ko ikintu cyose gishobora gufatika nk'amafaranga, umushahara wawe n'ibindi byose. Burya umushahara wawe nawo ubarwa hagendewe ku mwanya. Kwa muganga burya kwivuza wo gushyira ku mwuka, wishyuzwa umwanya ntiwishyuzwa umwuka, ndetse n'ibindi bintu byose burya usanga umwanya ari wo ubara kurusha ibindi bintu byose. Burya rero ntugatakaze igihe cyawe ugitakaza mu bintu bidaguhesheje agaciro cyangwa bitagufitiye agaciro, ahubwo uzajya ugitakaza mu bintu ubona ko birimo kubaka inzozi zawe ndetse no kubaka ejo hawe hazaza, birimo no kubaka za nzozi zawe. Inzozi z'umuntu ntitwirirwa tuzitindaho, ariko burya twese dutekereza mu buryo butandukanye kandi tukifuza mu buryo butandukanye. Ingenzi ni uko bihurira ku kuba ari ibintu bigufitiye akamaro cyangwa ubona ko bizakugirira akamaro mu minsi iri imbere yawe, ni ukuvuga ejo hawe hazaza. Urwego rwose waba uriho, waba uri umukene, waba uri umukire, waba uri umuzungu, waba uri n'umwirabura, waba uri inzobe, waba uri n'igikara, waba uri mugufi, waba uri na muremure, burya abantu twese twifuza kimwe, tugatera intambwe kimwe, tukabaho kimwe, tukanatekereza kimwe. Burya nibyo byiza kubaho urubona inzozi zawe ndetse ufite n'intego, kandi buri munsi ukagira icyo ukora kuri za ntego zawe no kuri za nzozi zawe. Ufata za nzozi zawe ukazigabanyamo uduce, uvuga uti hano gace nzagakora igihe iki n'iki, hanyuma buri munsi ugashyiraho umuganda wawe, aho ugenda wungunganya. Uko ugenda ukusanya dukeya nitwo tubyara ikintu kinini. Burya ibintu byose ntibyubakwa mu munsi umwe, ahubwo byubakwa mu minsi itandukanye, kandi buri munsi ukagenda ushyiraho umuganda wawe, ndetse uko ugenda uwungunganya uwuteranya niko wowe ubyara ikintu kinini kigera kuri za nzozi zawe. Twirirwa ku mbuga nkoranyambaga, ku social medias, tukirirwa mu mayoga, mu tubari, tukirirwa twumva indirimbo n'ibindi byinshi bitandukanye. Nabyo ni byiza, ariko burya si ngombwa ko bidutwara umwanya wacu munini. Menya gupanga umunsi wawe ugabanyijemo amasaha yawo, uvuga uti aya masaha ni ay'akazi, aya masaha isaha imwe niyo kuganira n'inshuti zanjye kuri social medias, ndetse indi saha niyo kugabanya no kuruhuka, kugabanya akazi no kuruhuka. Indi saha yenda ukayigira gushaka ubumenyi. Burya ubumenyi ni ingenzi mu bintu byose, kandi umunsi wawe ntugashire utagize icyo wunguka kijyanye n'ubumenyi bushya bushobora kugufasha mu bintu bitandukanye. Hari ubumenyi bwo guteka, ubumenyi bwo kubaho, ubumenyi bwo gukora mu mutwe, ubumenyi bwo kumenya umubiri wawe, ubumenyi bwo gusobanukirwa n'umubiri wawe,
ubumenyi bwo kumenya indwara, ubumenyi by'ubukungu, ubumenyi mu by'isanzure n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose ushobora kubibona ku buntu kandi ukabibona nta kiguzi utanze hirya no hino, kubera ko interineti yatwegereje byose. Wikwirirwa kuri interineti ureba amashusho y'abakobwa beza bambaye ubusa bagize bati, ahubwo ujya ujya kuri interineti ushaka ubumenyi n'ubuhanga mu byo kwiyungura ubwenge, bituma za nzozi zawe na za ntego zawe ubigeraho vuba. Nanone abantu benshi batakaza umwanya birirwa mu magambo atabashije icyubahiro, bavuga abandi, babanegura, bagira bate, ibintu byose bisa naho abereyeho nko kuba umupolisi cyangwa nka kamera icunga umutekano ku bandi. Ibyo rero nabyo si byiza kuko biramugutera umwanya kandi biraguteranya nawe aramutse abimenye uwo muntu uvuga, byabateranya rwose mugatandukana n'ubucuti bwanyu bukangirika. Si byiza rero wita umwanya kuri ibyo bintu, ahubwo wita umwanya ku bintu bigufitiye akamaro. Dusoza reka nkubwire nti, fata umwanya wawe uwugenzure neza, urebe igihe ko ubone ko igihe ari zahabu yawe ufite hafi yawe Imana yaguhaye ku buntu. Hanyuma ufate amasaha y'umunsi, amasaha yawe y'umunsi urebe icyo ukora. Ufate amasaha 9 wenda niba ufite akazi kamara amasaha 9, ubone ko amasaha 15 asigaye ari amasaha ushobora kubyaza umusaruro, wenda ukaruhukamo amasaha 6 cyangwa 7. Hanyuma adasigaye muri 15 ni ukuvuga amasaha 9 ukaba wayakoresha ikindi kintu cyakubyarira inyungu, harimo kwiyungura ubumenyi, gushaka ubumenyi butandukanye, gushaka connection cyangwa inshuti zitandukanye. Kandi ibyo byose ukabikora wirinze bikurikira: kumara umwanya wawe munini ku social medias, ku mbuga nkoranyambaga ureba ibintu by'abandi bapostinze, kuko burya bituma ubasha kwikompara naho, bikanangiza amarangamutima yawe, bityo ugatakaza mu bugenzuzi kuri wowe ndetse n'umwimerere wawe mu bitekerezo byawe, ahubwo ukabaho ugendera kuri bya bitekerezo bisanishijwe n'ibintu wabonye kuri social medias. Nanone ni byiza kwirinda kujya mu magambo no kunegurana abandi, kuko burya si byiza, ahubwo birakwangiza, bigatuma ugaragara nabi, ukagaragara nk'umunyamagambo, nk'umuntu w'imburamukoro, ndetse burya bikaba byaguteranya n'abandi nabo ngabo muvuga, kandi bikangiza n'ubucuti bwawe. Icya gatatu, jya umenya ko burya inzozi zose zubakwa haherewe dukeya tugenda twongerwaho bikaba byinshi. Ni byiza rero ko buri munsi ugomba kugira umuganda ushyira ku nzozi zawe no ku ntego zawe kugira ngo uzabashe gutsinda. Icya kane, jya buri munsi ushaka uburyo wakwihugura ubumenyi bwose, kandi ntukereze umunsi wose utagize ikintu wunguka gishya mu bumenyi butandukanye ndetse n'icyo wifuza. Bityo uzabaho uri umuhanga kandi uzahora ufite ubwonko butyaye, ukeneye kwakira ibintu bishya buri munsi. Icya gatanu, jya ugira gahunda y'umunsi, gahunda yanditse kandi ukurikiza ukwiriye, uhereye kuri priorite kuri wowe, iby'ibanze usoreze ku bitari iby'ibanze. Burya mu buzima uko bigenda, ntukamara umunsi wose udafite gahunda. Burya iyo nta gahunda ukoreraho uba usa naho ukora utazi iyo ujya n'iyo uva, kandi ntubuze n'ibyo ugomba gukora, ukora uhuzagurika, ugakora uri nta mutima ufite, ndetse ukaba ushobora no gucika intege vuba. Nkubwire nti, igihe cyawe uzajya ugikoresha neza kandi witakaza umwanya mu bintu bitagufitiye agaciro.